sokuru yitwaga Ngando ngira ngo baramuzi, nakuriye mu Kamombo shakwa mu Gahwera. Aho hose hariho abantu banzi kugira ngo muze mumenye uwo muhamuvugana uwo ari we. Umugabo wanje yitwaga Rutekereza, yatabarukiye hariya mu Gatumba kuko mubizi benshi baza bamwumva. Aho ngaho ndarangije kwivuga. Agarikizi yavuze nkunda gahunda koko nukuri ndayikunda, ariko kandi ivy'Imana itanga nivyo tuvuga. Ndatangira nshima Imana kubera ko iki gikorwa Satani yarakigwanyije cyane. Muri rinda rikize abana bacu baragwaye na nyina, ndetse umwe yinjira ibitaro, yari amaze kabiri mu bitaro. Ariko mbwira Imana ngo nimba yaravyemeye ko mvuga uyu mwana akire, kuko ntivyari gushoboka. Nari mfite abantu mu nzu, abandi mu nzu, ise ari kumwe n'uwo nguwo mu bitaro, ariko ejo baratashe ni bazima. Urumva rero Imana yavyemeye. Imana ishimwe. Ndashima Imana kubw'uyu murongo. Umuntu wawumbwiye mbere ni Mamudogo yitwa Perusi, muzamumwita ngo Mukabishope nimba hari nawe karanyumva. Kera yawumbwiye kera, ariko ntivyankundira, ndagerageza biranga. Bukeye uyu muyobozi Aimable nawe aranshakisha, natanze ubuhamya bwa mbere ariko mvuga bukeya cyane kuko nyine nari ngitangira mfite ubwoba bw'umwanya. Ariko asubiye kumbwira ko nsubira kuvuga, ndamubwira nti noneho ndagusabye ube nkumpa akanya, hari ivyo nasize nshaka kuvuga. Imana ishimwe. Ndashima Imana rero yatanze ubu buryo. Bene data ntaco tuzireguza, Imana ntacyo itagize. Ubuhamya bwanje buragenda bucanganya, ariko muragenda mwumva. Ni henshi naboneye Imana mu mihana itandukanye, mu bihugu bitandukanye, ariko byose muragenda mwumva. Muri make reka ntangire ubuzima bwanje bwo mu bumana. Jewe sinagize amahirwe nk'uko babivuga mu bwoko bwacu, bakura abavyeyi babo ari abakirisitu bagahita bagenderamo. Ariko yewe nakuze data yari umuturika, ariko nabonaga ko wenda avyihishemwe, ariko yari nk'umupagani niko novuga. Noneho bikambabaza cyane. Kandi ico gihe maze kumenya ubwenge, hariho uramusho nyinshi twari mu Kamombo, niho iwacu, niho nakuriye, mbese niho nashatswe mva muri make. Noneho nkababara cyane, nkabona abandi bana tungana baza baja mu butayu bakaja gusenga, nje wakambuza. Kandi ntitwari benshi cyane mwacu. Iwe yambwiraga ngo nukunkunda, nje sinigeze ngirwa amahirwe yo kwiga. Abapapa bakuru bari hano rimwe na rimwe biwacu baraturenganyaga abana b'abakobwa. Urebe murumuna wanje ukurikira nubwo atakiri, ariko iwe yari yarize, ariko nje siniga. Noneho mbabazwa n'ibyo bintu. Abandi baje mu butayu bakandika reno twandiko. Urumva kera nta telefone nta kepfo, kabona ko barahana twandiko kuko bagendaga nabo bihisha. Twari batoya cyane, tugakurikira abasaza bacu n'abandi bantu nyine. Cyo gihe hari uramusho nyinshi, abana benshi barafatwa. Noneho ngira ibibazo bibiri: kuba ndazi gusoma, kuba ndi umuturika data tampanguye. Ndasenga Imana, ndagenda mvuga nyine ntambuka. Bukeye umunsi umwe ndagenda, data yari yarahinze uruzitiro munsi y'amazu, arambwira ngo nje kurinda ivyiyona. Aho kera ndatangiye mutegere ko kera nigiye mu buhanya kuvuga nivuze byarangiye ngira ngo. Kandi Imana ishimwe kuko kuri uyu murongo hariho abantu benshi twabanye. Wenda hari igihe abantu bavuga ngo nugukavza cyangwa nugushusha inkuru, ntibikabeho, ahubwo nuguhesha Imana icyubahiro. Kandi ntiwobesha, hariho abantu mwabanye biragatsindwa. Hariho abo twabanye mu Kamombo ubwo nari nkiri umwana, hariho abo twabanye mu Gahwera aho natahiye, hariho abo twabanye muri Zura aho nabaye, hariho abo twabanye Buvira, hariho abo twabanye hariya
mu Gatumba abantu batabarukiye abo bose ibyo nzoza mvuga n'abahamya babyo. Amen. Amen. Rero ndagenda aho ngaho ngiye kurinda nicara munsi y'igiti iziyoni biraza sinatekereza ko bijya ibigori nyine ngo data ashika nkubite ko nari muto ariko ndavuga ati Imana nkeneye ko kumenya gusoma kubera ko kandi sinkeneye kuba umuturika nabonaga nta kibazo yaragiraga ntibagwanaga na mama ntibagitonganaga ariko nyine nkabona no mupagani nkabona karamu itabi karamu inzoga nyine ntibinezeze noneho ndavuga ati Imana aha nicyaye urabizi hari indirimbo izivuga ngo kandi n'umwana mutoya ngo uzi gusenga Imana ntabwo ngo azagira ubwoba azafashwa no gusenga. Imana igitangaza cya mbere nabonye Imana irinda ibyiyoni ntizaza ngo bige ibyo bigori ko narashikaga bakankubita ndasenga ngo mare gusenga ndavuga ati nkeneye ko data mpangura icya kabiri keneye kumenya gusoma nkaza nandikirana n'abandi utwandiko ndarinda igihe cyo kurinda nyine kiragira cyo gutaha ndataha noneho nshitse mu rugo twari tungana na mama wacu umwe iwe yari yarize ndamubwira ati unyigishe gusoma ndakwigisha gusoma gute uzoje ku ishuri nk'abandi ni data yarananiye kizokunda umwana w'umukobwa iwacu ni nkaho twarenganaga reka mvuge gutyo murabizi namwe nuko noneho ariko nyamara ko ndumva numenya gusoma ubwoga nta karamu nta karatasi zari zihari usibye nyine wajaga ku ishuri noneho ndagenda ntoragura imigano ngira ngo abantu babaye ruguru mpuzamahuguru ibibabi by'imigano Yego. ndagenda ndabica ndamubwira ati nzana n'ikara ndamubwira ati uzunyandikira atangira kunyigisha urufabi aho ko ndatambuka yanyigishije iminsi itarenze ibiri uko mbaye mbabwira niko kuri kw'Imana kandi ko ndavuga gukomera kw'Imana kugira ngo namwe mumenye imbaraga z'Imana. Imana ishimwe. Amen. noneho aranyigisha nyine urufabi noneho naryama naja kuvoma nkumva nk'umuntu karambwira ngo iyi nyuguti ngo weteranya n'iyi ngo yoba gutya biragenda uyu munsi umwe ngo ngire gutya ndambura igitabo tangira gusoma tangira kuririmba iyo ntangira atambuka Imana irabinkorera. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. n'ubu sinzi kwandika uwo ni Imana yanyigishe gusoma umuntu azanyandikira ngasoma ariko nkamusubiza kuri odiyo. Igitangaza cy'Imana ni uko yazanye n'ubu buryo kandi mu gitangaza ni ukuri utazi gusoma aratanga odiyo bikumvikana kabisa akavuga icyo kintu nacyo njyewe nza nkibona ko ari igitangaza. Ikindi gitangaza murebe ko amatelefone angana gutya turi mu bihugu bidahuye ntituba turebana nicyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo ijambo ry'Imana ku batarizi fungura telefone. Hallelujah. Shirwa imirimo myiza yuzuye mu rukundo. Amen. Amen. ese niyange yakatitse cyane Komeza ashobora kuba. nari mvuze ngo ibyo ngibyo biratambutse noneho z'ubukirisitu nuko nguko niko namenye Imana menya no gusoma ntangira gusenga bukeye ntangira kubwira data ngo nashaka kubatizwa muracyako munyumva Turakumva. ntangira kubwira data ngo ndashaka kubatizwa nje mu baporo kubera ko numvaga ndashaka kuguma mu baturika kabisa aranyangira ubwo ngubwo hari uramusho nyinshi na musaza wanje nawe afatwa na uramusho ndetse na mama twese noneho dusa nk'igikundi turamufatikanya ariko ntiyabyumva ndasubira ndagenda ndasenga ndavuga ati Imana wewe wamenyesheje gusoma tunaniwe guhindura umutima wa papa ko nabonaga
kabisa ndakeneye kuguma mu baturika kuko nari mukurikiye ariko mbona nta bukristo bumurimo nuko byaciye kure naja gusenga nihishe ngataha nihishe bene ibyo ariko bukeye kandi nabyo icyo kintu Imana iragikemura aratwemerera bumve ko nabatizanyijwe na mama na musaza wanje w'imfura icyo kintu naco Imana irakinkorera nabatirijwe mu Kamombo na Pastor Semutobo umugabo w'Imana Imana ihabwa icyubahiro Hallelujah. Amen. urumva ko ntacyo Imana itakoze aho ni mu buzima bw'Imana rero nicyo gihe natangiye gusenga Imana kugeza nshatswe nyine hagera igihe cyo gushakwa nashatswe ni muto cyane umwaka wa 15 wene ndi mu rugo nasatswe ibintu by'iwacu namwe murabyumva mirimo imwe sinari nyizi nuko ndataha maze gutaha nanone jewe aho kandi gangiye mu buhamya bwa kabiri bw'ubuzima wenda bundi bwaje kuba nyuma bw'ibibazo nigeze nsengera umwana murabyumva umuntu washatswe afite imyaka w'15 wene nashatswe ariko sinigeze nsengera umwana nanone ngo ushike nzara vuba ndabyara ubwa mbere umwana arapfa ubwa kabiri arapfa yapfuye ndi wacu gutinyuka ntibamaze igihe kirekire nyine ariko bavutse ari abantu tanda nigeze nsuka n'imwe muzanye mwumva bariya bapfiriye hari umunsi umwe ariko mbere yabo nari nafushije kabiri nuko keraga mbanjiye mu buzima bw'ibibazo reka mvuge gutyo nuko ndatura bukeye ukurikira abo bana ndabyara ndakomeza Imana isubira nk'abana 7 ubwo rero turabunga tuja muri zura benshi nibo nagiye muri zura mfite umwe abandi bose niyo bavukiye turatura muri zura habaye muri zura naho intambara iratera imaze gutera umunsi badutera kuko ndatambuka ariko ndavuga ibintu by'ingenzi kubera ko ndavuga imbaraga z'Imana muri make Amen. no umunsi badutera nanje naraboshwe mu baboshwe icyo gihe muzamwumva ngo abana bari kubatoragura inkwi zo kubatwika n'ibintu byabaye ko ndabivuga mbihamya nabi bacu barahari wenda nyine abatarahabaye bazabagira ngo nungukavza inkwi bazaga baseha zari zacu murabona abagore twazaga dutoragura inkwi amadari bakarunda abana baraziseha bakomeza amakombe iryo joro babatwikaga hapfuye umumama umwe gusa ariko abandi twavuyemo turi bazima uko keraga natangiye ubuzima bw'ibibazo ndabohwa mu bandi nari narwaye muri zura narwaye amaguru n'amaboko nigeze igihe kimwe abagore bagahinga bakansigira abana bakantamika bene ibyo abacu barabizi kuko ndatambuka ariko kandi Imana aho natangiriye kuyibona naho muri pirizo Imana irahadukura uwo mwana twasigaranye ubu ni umugabo twarabuhamwe izaki ariko azitoragura kimwe n'abandi zo kubatwika ariko Imana iramukiza nuko icyo gihe kiratambuka turahunga tugera Uvira turatura ako ndatambuka aho ngaho icyo naco aho nahabonye ukuboko kw'Imana Imana idukura muri iyo pirizo tabatabazi twari dufite ariko Imana irahaba noneho rero ngiye mu buhamya bundi bw'aba bana bagiye na se turi Uvira naho habaye uramusho nyinshi abamama nkabangahe tugira igikundi cyo kuza dusenga muri estageriko ababivira barabizi ko ariko arahagize ubutayu cyo gihe nta ntambara yariho nta kepfu gusa hari ubuzima bubinti twari abatunzi n'ukuri twari mu buzima butoroshe ariko kandi narinzi Imana ariko ngarutse nyuma mbabwire bene data abana banje n'umugabo ninga urupfu rwabo rwari rwarangiyemo sinabimenye ngasenga gute ariko nkumva nta byishimo ngira ndetse abantu sinari nazwi nari umuntu uraho gusa sivye ko narezwe kubw'umugabo yari umuntu ukundwa cyane w'ibyishimo byinshi n'abana banje twari tungana bari babazi nyine ariko jewe nkaza ngenda kumva nabuze ikintu kimwe kandi ngasenga pe ariko nyine ngaho nyine bari barangiye mu maraso niko novuga
bukeye turatura Uvira ngo buce intambara irabe Bukavu niho yaturutse murabona bene wacu intambara ziba hamwe ikama irandagatana igakwira hose nuko bukeye rero turahungaga nyine ibuvira tuje hariya mu Gatumba umunsi duhunga nibwo natangiye kubona ukuboko kw'Imana twagiye mu modoka zitandukanye ariko nkiraho nari ntambutse muri iyo huduma twazaga dusenga umunsi umwe tuja gusenga n'abacu noneho ngo bwire nijoro ndyamye numva ko umuntu ampamagara ukubaza batubwira ngo Imana izi amazina yacu iratuzi nukuri hari umumama uherutse kuvuga ubuhamya aravuga ngo ijuru rirahaba reka naje ndishigikire rirahaba kandi Imana iratuzi izi n'amazina yawe yombi na so na nyoko irabazi noneho yamye numva umuntu arampamagaye ngo Sideriya nditaba ati nje kuka ku mugeni uwo munsi muze mutegera neza bantu baza bavuga ukuntu wenda umuntu atavuze nababwiye ngo si ugukabya inkuru cyangwa si ukuryosha amagambo ni ukuvuga gukomera kw'Imana noneho arampamagara arambwira ati nje kukwaka umugeni ndamubwira ati abana banje b'abahungu nibo bari bakuru umukobwa yitwaga Nyamasoso ndavuga ati Nyamasoso aracyari mutoya ntabwo ari umugeni ati nyamara ufite umugeni toya ye turaharira mu nzozi ubwo hari muri iyo huduma noneho ngo buce mbwira umugabo yagiraga amajyogo barabizi abamuzi arambwira ngo izo ni inzozi ngo za Nyamuserenganya arambwira ngo ni inzirota gatatu ngo zizaba ari ukuri pesa hasiga nk'amahinga ngahe ubuce kandi mbona wa muntu araje arambwira ati Sideri naje gusubira kugusaba wambwira batamugeni ngira arimo kumusubiramwo amakuru nyine bene uko ati noneho ndagiye rero tampamvu yo kumaguharira nawe noneho ningaruka sinzamusiga agihaye avuga nuko ariko nyine bintera ubwoba ndasubira ngiye mugabo ati sawa hasigaye rimwe narakubwiye ngo gatatu ati sawa tegereza ka gatatu mbwira abacu tuba dusengana ndabwira yewe nje ndi mukoroti inzozi ariko ngumva mu mara yanje harajubanganye nkumva nta mutekano ufite none mu nsengero izo nzozi sinzi ikintu kizaba nuko nyine nababwira ntihaciye iminsi myinshi wa muntu aragaruka noneho ngo agaruke ntiyaza ari ijwi azana amahuzu nariko mbona gusa hatangirira simbona harengera yera abantu babini wacu baza babona neje ni nkuko yasaga izayera pe kabona gusa aho atangirira ariko simbona hahekera noneho arambwira ati Sideriya noneho mbuye gusonesha ya mahuzu ubwo bwa kabiri nuva ko yavugaga umwe ariko garambwira ati noneho ngaya mahuzu y'abageni noneho havuga ku bwinshi ndamubwira ati rero ngo sinamubwira ndamubaza ese none se iyanjiriye arambwira ngo nta huzu yawe irimo none muri aya mahuzu yose nta huzu yanje irimo ati ndayo pe kubera iki ndamubaza kubera iki arambwira ngo nta umwanya wawe nturagera wo kwambara aya mahuzu urumva nyine hari mu nzozi ariko noneho buce mbwira umugabo nti za nzozi za gatatu noneho mvuga uko kose nyine ko ndatambuka kugira ngo umwanya utansiga ndamubwira ati sawa ndazemeye noneho umuhungu wanje nawe mukuru yari umwarimu w'abakorari ngo buce haza umuntu uvuye ruguru ngo aramuhamagara ati se ubu mwana warutekereza ati atugende utunganye ubwira abanyu mukorana umurimo igihe cyawe cyo gukora ahangaha muri Menevame kirarangiye ugiye gukorera ahandi noneho duhurira kuri za nzozi arambwira ati none ga nimba hari umugeni naje ndababwira noneho ubwo ndabicaza n'abana bose ko twagiraga igitaramo mwacu kugeza n'umwana muto twarataramaga nta mpamvu yo kubahisha ndavuga ati yewe izo arizo zose hari ikintu ariko umugeni nimba umugeni agiye gupfa atunganye hari ikibazo gihari noneho umwana ngo ambwire gutyo birushaho kuremera muri nshi kagenda kazanye ikanga ubusa ibyo birahushuka nibwo rero intambara yazaga ivuye Bukavu turahunga tugeze
tugeze mu nzira aho batangiye kudufatira baratwururukije mu modoka twarimwo nari kumwe na data wacu yitwa Mbabazi muramuzi abivuvira baramukubise ndabwire ngo baramukubise noneho jewe bantera ibuye mu maso n'umwana nari ngetse bamutera ibase nari mfite aho ngaho twabonera ukuboko kw'Imana turagenda turatura mu Gatumba nyine iminsi twahamaze bukeye rero yantambara kandi iraba ariko itaraba naho abari bahari twagiraga ihuduma abamama baba tuja gusenga ahantu hitwa kwa Busokozo nimba hari abagiye baraha ndabizi ko bahari barabizi twaja gusenga mu kagoroba tukaja gusenga mu kagoroba noneho umunsi umwe tuvuyeho bwari bwije nasize abana mu nzu akana kamwe gatoya k'agahungu karambwira atari kose mama sanga bari mu mwijima ntawabakomereje se kubera kuzuguma kudusiga mu nzu ngo wagiye gusenga baracyari ko munyumva Ego turakumva. Niko ndagira urubango none ntumamwumva Turumva cyane. no karambwira kose mama uzuguma kudusiga ngo ugiye gusenga ngo nkuko umufana wese uko twopfa twese ngo usubire ugasenga ubwo abana bahoraga mu butayo bakaza bakatubwira ivy'Imana yavuze abari bahari muravyumva tukabacyaha ngo n'ivy'abana n'ibikibenizo none nja nko kumukubita ngo nja kumukubita arambwira toya ati mama navuze ku mufano ntabwo navuze ko twopfa urumva ibintu byose Imana yagumye kubinyereka no bukeye habaga ihuduma kabisa tukavyuka burakeye tugasenga umunsi umwe haba umukutano hari umunezero mwinshi numva ko umuntu ambwira habanje guhaguruka umugabo umwe abari bahari baramuzi avuga ivy'Imana yavuze bintu ko nyine urumva ntakindi wenda twari twiteguye cyane bamwe bakemera abandi bagapinga noneho ndaho kandi muri uwo mukutano numva ko umuntu ambwira ngo nimpaguke ngo mbwire abantu ngo abapasiteri baje imbere abarinzi babakurikire kandi bagende baririmba ngo ntawo kwitanga umugambi w'Imana ngo Farawo yarananiwe ngo n'inyanja yarananiwe ngira ngo bari bahari ko muravyumva Zarabaye ndavuga toyaje naya yanje sinari umuntu uzwi sinari nshamaje mu mukutano ngana gutyo toyaje uko gato tuganira abandi banezerewe bakigiti ndanga ngo nange ndavuga ati wenda uyu muntu yagoma kunsakuriza ndataha tereka ngende nyine mu ihema nji muhira ndashika tereka ncumbira abana sinasubira naramukanisa ngo nari kingono naritse gutya arambwira ati wange wemere niyo nkono tuyicumba ibintu ni bibiri ugenda uvuga amakuru ariko niyo nkono tuyicumba none kundagira namwe ko muravyumva rimwe utekereza ukuntu haguruka mu nganda y'abantu ingana gutyo umuntu batabenuka ariko ryajwi rirandemerera ndavuga ati suku nyine ho nagira nikiba kazona kizira basi nama ndavuga ati mbaye nama mpumiriza ndagenda nama mpaguruka nk'umusazi batantoye kujya kwitokeza nyine ndavuga ati nyamara nubwo uriya muntu ntabwo muvuga yavuze wenda ntimumunze ariko naje arico ngiye kuvuga mvuga gutya bari bahari murabizi kandi ikintu cy'Imana bamye bacumva ngira ngo ngihaye mvuga barabikora byose barazunguruka baririmba yandirimbo kihashize iminsi myinshi mbese sinovuga ntantambara yabaye kubera ko baje kwica gusa babagwanyaga ntantambara noneho ngeze kuri shabaha ya joro rero y'abantu gupfa urumva bijya byose biri mu mutima wanje ndatekereza nkavuga noneho umunsi badutera twari twagiye kuramutsa data wacu n'Ruberwa yari yaje kudusura tuja kumuramutsa yampaye ifaranga nyinshi cyane ndashika imuhira iryo gani ijoro ryo gutegwa mpaye mbwira abana banje nti dore ifaranga nyakubi wacu duha tuziharura twahashe twagize ibintu nyine ntana gasusuru uko mfaye mbabwira niko kuri bamwe bazavuga ngo hari saa 4 sinzi ningaruko twe twari twicaye nje nari nicaye n'igipindi
kumva abana twanganaga twese na se mpaye mbatekera imboga nahashe mpaye mbarurira ifaranga bari biriwe no muri vile bwacaga baja ku mukutano bazaga baja ku mukutano w'abanyavyura mbese ibintu by'umukutano byari aho bateguye amahuzo nabo banyereka nuko ubwo rero intambara iraba mvuge ko ari intambara kuri inzu b'Imana mwe ko ndavuga gukwemera kw'Imana kandi nabwiye none ngo muri ibi bintu Imana izifasha singaze ngira wenda amarangamutima ngo ndire bikikize umugambi navuze ko batse umugani abakuru ngo kayice iziva mu kanwa ka nyirayo kubera ko namaze gusigara ndavuga ngo Mana niki nzokora niki nzabwira isi noneho nkibaza aho nzavugira kahabura sinokwira isi murabyumva nubwo ndi hano muri Amerika sinyogenda hose ariko murebe kubera ko ari umugambi w'Imana iteguza uyu murongo iyi ni isi ntambwira iyi ni isi mbese ibintu bimaze kuba abanyamakuru baraje no mu bitaro na hehe ngo ndababwira ngo ya ubuhamya amakuru yanje nzayavuga mu butumwa ikirato cange n'ubu mvuga nuko umuntu umwe cyangwa babiri azakira biciye muri ubu ubutumwa bwanje n'ubu buhamya ntabwo nzakwira isi ariko Imana iteguza uyu murongo Imana yahaye abo bantu bawutangije iyerekwa ngira ngo wenda byaje kubera nje niko nuvuga ugira ngo nzabwira isi ntacyo tuzireguza bene data ntacyo tuzireguza twigire nabi twigire neza ijuru rirahaba kandi n'Imana irahaba kandi mutekereze mvuga aya magambo ntabwo byoroshe nzambanza nkajuguma nkumva ko urumeza rumpagararaho turi hano hano iwacu dutuye umumama umwe yaraje n'umunyarwandakazi aravuga ati nyumvise amakuru yawe wonyemerera ukambwira nti nico nkunda nyine aravuga ati nukuri narayumvishije kasangira ngo ni ibintu zabaye gusa bitariho arambwira ko iwe yavyaye umwana upfuye atari ko yanga kumenyera ararira yanga guceceka none umbwire wewe icyaguhojeje sori ndamutangira amakuru aravuga ngo yongeye gukizwa arapfukama ndamusengera Imana ishimwe amen so nkunda njewe kubivuga ntibiza bimbabaza ntibiza bintera isoni sinona biranduka kuko niko navuze niko nabwiye Imana ngo ikirato canje nuko mwijuru hazaba umwe wenda cyangwa hano kwisa avuga ati nakijijwe kubera njewe urumva umunyaga umwe n'uwa data yarakijijwe kubera nje aho sinavuze naramusengeye arakira icyo ni kimwe n'indi ni iki ngiki Imana ihabwa icyubahiro amen none uwo munsi rero abantu baraterwa barinjira mwacu nimwo batangiriye ihema ryacu niryo ryari ryegereye ku gihuru barabiza baraho baza bavuga abandi ngo hariho abamama bari bagiye kwiyuhagira hirya ku madushi ngo bikanze abantu je ntakantu narushe nikanga kandi uko niko kuri ko ndababwira ko nari mu gipindi n'abana banje kandi umuhungu mukuru we ababaye muri zura yari yareze igisirikare igihe bafashe abana muri koke iwe aragenda abandi baratoroka aragaruka arambara ashikane kareme tiyarananiwe kwiruka n'ibyo gitangaza kimwe tiyarananiwe kwiruka uwo munsi rero baza kwica abantu reka mbyita intambara nuko nyine ni intambara ariko ariko bagwana kuko barishe gusa barikura awe yaragiye mu ikorari twicaraga twiteguye twirega nababwiye ko abana banje baragiye mu maraso nkicara bakikanga nkagenda nyine nkumva nta mutekano ufite mu mubiri noneho umunsi agiye kugenda ageze hanze yaragiye mu ikorari ku ihema ryari inyuma y'iwacu nimwe bariko bigira ikorari bucaga bazoja ku mukutano asohotse gutyo mbona aragarutse ati kandi ivy'iki gihe nuko nyine ati hari igihe ntogaruka ati none ga mama ni wewe tutiriranywe nimba hari ico wabibona wenda nakubabajeho mbabare ariko namwe mwarakabije kunenga iryo barirajyanye jewe wiriwe muri siride ndakubabarira abakozi iki noneho ise nababwiye ko yari umunyamagi atsewe imbabazi urazitangira ifaranga kuko ugaduha tuganira
sawa genda ndacu mbaye numva ariko mukibuzi savye ndakubabari twese ga n'abandi uwo gusa niwe wari usohota agiye mwikorari abandi twari tukiri kumwaho na se turi mu gipindi cyose nukuri nibwo rero ndababwira ko iwacu niho batangiriye baba barinjiye umuntu barashe rusasu bwa mbere ni umuhungu wari ukurikira uwo mukuru numvise gusa akavuga ati mama barandashe nuko nta mwana wanje wasanze gusa kubera ndi umuntu akana gatoya umutoya yari afite imyaka yaragiye kumara imyaka 4 uwa kane wari utarashira ariko yaratangiye urumva ko nawe yari mukuru nzamtekereza kubw'umuntu ngo iyo nja kuba muzima wenda bayarakize kubera ko twebwe uwo muhungu niwe barashe ariko uri hanze kandi ntekereza ngo iwe yakize umwana wize igisirikare wenda yiruse arahunga uko niko umutima wambwiraga ariko njewe n'ubu twasigaranye na se n'abo bandi twese twaraho noneho badutera grenade bamaze kudutera grenade nababwiye ngo nta muntu wanje wasanze usibye ako kana gato nako ndababwira uko ntekereza ngo wenda bayarakize bamaze kudutera grenade njewe ukuguru nyine nkaho kwari kwaracitsemo ntibarekeraho bagenda bakandagira ku bantu ngo bumve hari abagihahumeka n'uyu gatwasigaranye kingi uko nawe gayari aho twese turaho noneho bamaze kudutera grenade ikintu nakoze bari bataratwika ihema nzana ishuka nabwiye Imana ndavuga ngo Mana mu gihe wabonye ko ndera abana mu bukene ntabwo twarabatunzi n'ukuri twari mu buzima nyine butoroshe ariko buzi Imana noneho ndavuga ati mukibuji wabonye ko ndera abana bagakura muri ubu buzima none bakaba bagiye bakansiga uzompe umutima nk'uwibuye niko nabwiye Imana muze mwatura neza kandi icyo umuntu yatura keza kimubaho ndabibwira ngo mwisabye amagambo 3 ndavuga ngo uzampe umutima wibuye wo gukomera ijambo rya kabiri nari nsigaranye n'abake babanje umwagira abana 10 ubundi agira 8 Amen. nta bagabo twari dufite umwe yaragihariye ko nawe yaje gupfa nyuma ndatekereza nawe ubyishireho uri kumwe n'abake bawe umwe afite abana 10 ubundi afite 8 noneho wewe ntabwo ufite nta n'umubiri uzubikura kugira ngo muzumve muze muzikurura uvuga ati kanje naje arinje nababwiye ngo suguka gukuru hariho abahamya kandi naje ndo umuhamya izo ngizo Imana yarabikoze ndayibwira ngo uzompe kwitwara neza muri bake babanje n'abana babo Imana irabikora nabo ndabashimira nimba hari n'abari hano sinzi ko bariho nabo ndambashimira n'ukuri banyitayeho barangwajije umwaka wose mu bitaro kugeza mvuyemo noneho abantu barapfa bamaze gupfa nababwiye ko bagiye bakandagira umwe muri abo bicanye yatoye igitabo cy'umugabo aravuga ati atemwe nuko nyine yavuze ati twakoze ibara ati twishe wa mupasiteri waza gutwigisha ati none aya maraso azadukoraho undi aramusubiza ngo se bajya bose twishe ko ndayadukoze kandi bene data bakoresheje intwaro zicanganyije bako bavuza amapendo bakavuza ingoma bagatanga haleluya bafite ibitabo bya Bibiliya uko abanze kugira ngo ni mu gisirimba no mwihuduma kandi yeme abantu bose n'Imana n'ubu nzambibaza abapasiteri n'abaye banyumva uko nikaho ndabajije zababaza abantu bose n'Imana bako baririmba bashima bakavuga ngo Mana ngo turagushimiye ngo aba bantu twabashatse igihe kirekire ngo none turagushimiye kuba tugabije nzambibaza abapasiteri bize mbese bandushumenye nimba hari n'abaho uko nabone nkaho nubabaza kabaza none ko bariko bica abantu kandi bakavuga ngo Imana batu kandi kuri yari abatugabije ariko uzi barishe bonyine barikura ntawabagwanyije ntakepfo muri make simpaye nkaza abo bose twari kumwe baraha kuri umurongo nuko none rero icyo cyo kirarangiye igitangaza baragenda bavoma essence ko ndatambuka bamaze kuvoma essence barayizana bayimenaho abandi gabokera bari bapfuye aho nababwiye ngo ako kana gatoya wenda natekerezaga n'ubu nzatekereza nk'umuntu kandi no babesha nkiraho ngo sinza ndira bambabesha ariko cyo nabwiye Imana
narayibwiye ngo sinkagire habe n'akadirisha gato ko kubika umubabaro nyine biza biza nkariya ariko bikama bishiriraho ngira ibyishimo nzaseka cyane n'ukuri ndagira ngenda kuruta uko nasekaga kubera ko nabibiye Imana izayumva Imana izikora uko uyifashe muri wewe niko nayo izigufata wigize mtoya yoba nto wigize nini yoba nini Imana ihabwe icyubahiro Amen. baragenda bazana essence bamenaho abandi bari bapfuye barangije baratwika n'uwo nkingi twari kumwe yaraho nawe araho ariko nari nziga ko nawe yapfuye noneho rero bamaze gutwika jewe narahiye bambonye n'ubu ndi inkovu gusa bamaze gutwika igitangaza sinasha mu maso sinasha mu bwonko umuriro ukaza ugenda ubebera nahiye ku ijosi inshamaguru ahantu hose ariko amaso arasigara ukuye umusatsi nawe warahiye ubundi wameze ariko ubwonko ntibwasha kandi umutsi wacitse Imana ihabwe icyubahiro Amen. uko ndavuga gukomera kw'Imana noneho reka mbabwire igipande Imana yampaye ndaho umuntu ubangutse asome ni mu gitabo cya Zaburi 11:3 n'imirongo 2 gusa Imana yakimpaye nk'ikibazo ndaho mu bitaro ngaho ni 11 Zaburi no kuri 3 n'imirongo 2 gusa 11 no kuri 3 dusome. Aravuga ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Ari mu rusengero rwe rwera naho gusa iyo mirongo 2 gusa Imana iguha umugisha nuko ibyo birahushuka bukeye baratujana mu bitaro rero ako ndahushuka ndabona amasaha agenda turi mu bitaro rero maze nari ngiye nko kumara wenda nk'amezi 8 gutya noneho urumva ko inyama zanje zari zarahiye igufwa ryari riba ku musozi n'ukuguru bari banteyeho grenade mbese ko ari kwarashize n'ubu kuba mu mwobo ndagira ngo umuntu yo kwinjiramo igufwa riba ku musozi noneho tinda kuva mu bitaro Satani zigumika gukurikira no mu rupfu mutekereze ukuntu nari meze abana bari bapfuye nase nahiye ariko umuganga wari kumvura nari muri preseje murabiza abahazi ntabwo hari heza cyane simpashebeje n'ibitaro ko nabikiriyemo ariko ntihari heza nko gukurikirana n'ibikomere zari nari mfite kira aho ngaho nababwiye ngo Satani yagumye kunkurikira ariko kugira ngo imbaraga z'Imana zigume zikomere noneho nari ku rutonde rw'abaja kuvugwa muri Kenya nababwiye ko nzi gusoma umuntu yazanye karatasi ashira ku rutonde nari kuwa 2 none cyangwa nimbari wa 3 bariko batoranye n'abantu bakomeretse cyane ndishima nyine ndavuga urumva kumva ngo ugiye kuvugwa muri Kenya icyo gihe byari bese hari hakomeye ndishima ndavuga ngo ugiye kugenda bukeye urugenzi rubaye ndeko ndababwira ukuntu Satani yagumye gukurikira kugira ngo ariko Imana igume ihabwe icyubahiro bukeye wamuntu aragaruka arambwira ngo ntabwo ari ngombwa kumuvuga araza arambwira ngo madamu pasiteri utekereza yaranyorose agashukaho n'ipfunyitse ngo twabonye ko ari ngombwa ngo we wakomeretse neza ngo uko ugomba gusigara ngo ukazakirira hano ndamusubiza n'agahinda gakeya nari mfite ndamubwira ngo urahanuye bikubere nk'uko Imana ihabwe icyubahiro Amen. ntekereza ibikomere nari mfite muri preseje ntabwo hari heza ibyo bisaka nko kumbabaza muramu wanje yarakiriho ashaka avuga ngo agiye kubunda yantuvuge byihorere turaceceka ikindi nobabwira timukaze musakuza mu kigeragezo sinashakuje aho mu bitaro baza gusanga ngo abandi ngo batonganye n'abaganga ngo babatombokeye ngo bagize sinasakuje uko ndi imbere y'Imana sinashakuje bukeye umuganga umwe araza hari n'iposho muri weekend ari uri kizama arambwira ngo Sideri ngongeye kukuvura nabi ngo kandi ngo ndabizi ko ngo muzamuja ngo umuganga umwe wagaze imvura yitwa Gashayi nguvu wenda nimba harabaye muzi yari yaravuze ngo azomvura ngo kugeza kizi
kandi yagazaga kumvura akabanza agasenga nuko noneho uwo munsi araza arambwira ngo ngiye ngo kukuvura nabi ngo ugende ngo uje kundega ngo kurosa ngo wishizemo ndamubwira ati ikintu ukora sintukurega mwabavyeyi araza bari bambaze mu nda bansubiyemo nabazwe kenshi inshuro zirenga 10 zirenga na hano muri Amerika narabazwe kenshi amubwira ubuzima bwawe buri mu maboko yanje aramvura ashyiramo ibintu bimeze nk'urushenga babyitaga ngo ni imeshe abishyiramo mu nda ngo byanyunyuzaga ubucafu bwo mu nda ngo urumva amara yabaga ku musozi bakayoza bakayasubizamo ariko arambwira ngo aramvura nabi kandi arabikora aramvura asiga atamfutse igikomeri buraca kugeza igihe umuganga azozira mukuru noneho ngo ashika arambwira ati ninde wakoze ibi ndamubwira we uza abaganga bawe uzi n'abaraye kwizamu sinashakuje mu kigeragezo bene data muzamureka gusakuza kandi muzoza ubona umuntu wakomerekeye mu isi uzumwirinda niba udashoboye no kumubwira amagambo amuhumuriza uze wicecekera uze wihushukira icyo gihe mu bitaro umuntu umwe yaraje arambwira ngo se niki no gukorera cyo guhumuriza ko abana bari bavuye gusohora ibande bukavu ndavuga ngo nzanire ibande y'abana banje nzanire radio nzenirwa ntegera nta televiziyo arayizana noneho abantu baza kundera umupapa umwe yaravuze hano kuri uyu murongo ngo yari yararwaye ngo bamwe bakamwita nguko bashaka nzamukurikirana cyane ngo bamwe bakavuga ngo ni ukwihagararaho ngo abandi bakavuga ngo ni uguhisha ikibazo nimba ari hano karanyumva noneho bakazaga ngo baje konde ko yarakize ngo asigaye amahirwe avuze iradiyo tekereza ibikomere nari mfite byo ku mubiri no ku mutima ariko ndaceceka ka muntu nashubije by'ukuri izo ngibyo ndabibona n'amaso yanje amasaha karagenda rero ndashaka kubabwira gukomera kw'Imana igitabo cyavuze ngo nico gihe Imana yampaye igipande irambwira ngo imfatiro niba zisenywe umukiranutsi yakuriki nagiraga ngo Imana yarampanye kibazo icyo nakoze nkakibura ariko je uhaye babwira Imana ikambwira ico gihe cyose ngiye kurangiza izangirira neza izantunga kibaza aho izantungira kibaza urumva iyo naja kuja ruguru ninde wompuriye ninde wontoraguriye ninde ibintu byose ariko Imana iranzana hano nubwo nahari misi Imana intunguye na hano bene data rya jambo Imana yavuze nzanyambara amahuza avuye za Rwanda hehe kandi ndi hano nubwo ndakora akazi ndacumbuze kubera Imana yavuze none wo kwibaza ngo iyo neza Yehova ndagira ngo ndangize mbabwira ngo icyifuzo canje n'ikirato canje sinzi ikibazo urimo sinzi imfatiro zawe zisenyutse n'ibi bibazo byabaye iwacu n'abapfusha n'ibiki mugende mukomere ku Mana mumenye Imana kandi ntimugaze musakuza mu kigeragezo ubuhanya bwanje rero burangiye aho ni bwinshi nigeze kubabwira ko ndi iwacu kwa kaka nari naragiye ngo mama yamfungishijeyo ngoshika umuntu aranse mama mu mutwe ngira inkovu itazimera nk'umusatsi ampoye ubusa ni byinshi ariko ndarangiza mbashimira abantegereye n'abampaye umwanya mugende mukomere Imana irahari umuntu umwe narabaye ndangiza mbabwira aka kantu kw'ijuru rihaba ndavuga ngo se Mana we kuzuvuga ngo ijuru rihaba niki kizongera ko abana bantu bagiye mu ijuru inyere kumwe gusa mutambaro nababwiye ko yari umwarimu w'abaririmbyi noneho iramungereka ariko karambi keza ashoreye utuntu tumeze nk'utwana tw'intama twera n'inkoni y'umuringa urumva nyine nyemeza ko ijuru rihaba rero ubu nyine narakize mfite abuzukuru 5 nase wa 6 na nyina wa 7 naje 8 turi umuryango wuzuye dufite urugo rwiza rudateye isoni bambwira ko umwana atazoshaka neza kuko ninshike ashaka neza ashaka Imana iramushakira ashaka umugore n'umukobwa wanje niko nzambabwira ntacyo atazankorera kandi rero nimwisunga Imana izabaha kubana n'abakeba banyu izabaha kubana n'abagabo banyu izabaha kubana n'abagore banyu izabaha kubakikana byinshi natambutse ariko mwumve imbaraga z'Imana Imana iduha umugisha